mucyura. Niwe bita mucyura buhoro. Ngaze nkwereke. Ndumpamagayira. Pasiteri. Kuki? Ntase umushumba. Yego. Karame mushumba. Nanje meze neza. Oya. Ngiki? Ngomeze nk'uwatsinze? Toka satani. Ngiki? Ntaho nje no gukundira. Ibyo bintu ntabwo byambaho. Nateraniye kuri ADEPR Rubirizi. Nyine nitumiriye hari umuntu twasenganaga kera mu buvumo kandi aho ngaho runuza wera mu butayu niwe wagiraga yari inshuti yanjye cyane. Oya gada niwe nyine yagiye yantumiye ntabwo nitumiye. Cyane ta no dore ubu ngubu ntihaburagaho gato abandi bari barimo kubwiriza nanjye nari nsohotseho gatoya. Ndimo kureba cyane ta hano mfite Bibiliya ahubwo cyane hajya mu byahishuwe hari ibintu nasanze bari baraduhishe cyane ta bimwe mu byo mfite nabyo bari barabiduhishe cyane ta ni hahandi umuntu amara kumenya neza ijambo yararisobanukiwe akajya agira nawe ibyo agenda yishurira. Ariko abantu batarawishurirwa nukugira gutyo umuntu akareba ukuntu yabagira akabahishurira kandi oya buriya narabibonye ijambo ni ryiza. Pasite nawe urayishurirwa pe kuko njyewe nibyo nakubwiraga. Pasite ugomba kuza ukamfasha tukigisha abantu ibyahishuwe. Wamaze gusobanukirwa ijambo nawe urayishurirwa. Nawe no kubesha ubu nanjye nuzuye ijambo. Dore mugeze mu byahishuwe bimwe atari yaravuga. Oya da cyane ariko bazite nawe mbabarira umbwire wari uzi ko namenye ijambo kugeza kuri urwo rwego? Ubu hari abantu ndimo kwigishaga Imana yanjye ariko oya ariko ntacyo reka nzabe nkuretse turavugana mu kanya uriho uratuma ijambo ritakomeza kumanuka. Oya ntacyo kandi ukomeze ubigishe nanjye dore ndi guhoza.